Mwaramutse. Good morning. Haleluya. Mbonye amahirwe yo kubasangiza ubuhamya bw'imirimo y'Imana nashoboye kubona muri iyi minsi, cyane cyane mu gihe mpabwa amahirwe menshi yo gusangiza abandi ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. I've got this chance to share with you the testimonies I have through sharing with others the word of God and my testimony. Agira ngo dusome umurongo umwe uri muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19. Let us read one verse in the book of Isaiah. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19. Chapter 8 verse 19. Nifuza ko hagira umuntu wunsomera. Which one can read for us? Yesaya igice cya 8 umurongo waho wa 19. It is in Isaiah chapter 8 verse 19. Ndashaka ngira ubuntu bwo guhagarara imbere y'itorero, ariko kandi anigeye ntekereza ko nzahagarara inshuro nyinshi, kuko mu gihe tubona imirimo y'Imana nta mpamvu nimwe yatuma tutabwira abantu iby'Imana yadukoreye. So I received the chance to stand before the church, and I wish I will stand many times, because whenever we get the testimony from God, we can't help but to share it with others. Ndashaka kubabwira ibintu bibiri. Cya mbere ndababwira amateraniro twageze ku cyumweru cyashize. Sinari mpara, ariko ubwo naherukaga twari twasomye mu gitabo cya Yona, ubwo bivuze ko ari cyumweru kibanziriza cyashize. So the last week but one, we shared the word in the book of Jonah. Nicyo gihe mperuka hano, ariko cyumweru ku kindi cyumweru ntabwo nashoboye kuboneka hano. So that's when I was here, because the other week I was not here. So ndashaka gushingira kuri icyo gihe fellowship twakoze, ubwo bivuze ko ngiye kuvuga kuri fellowship, nkanavuga no kuri uyu murongo maze gusoma hano muri Yesaya. My testimony will be based on the fellowship you had that Sunday, and also this verse I have read. Kuko icyo gihe dusoma muri Yona, ngibuka ko pastor ubwo yatuganirizaga yatweretse impamvu yatumye Yona ataba yanga cyangwa adashobora kujya inene kubaburira, kubera yuko yahoraga afite ibitekerezo bimubwira ko ari abanzi be. So a pastor explained to us why Jonah refused to go where God sent him, because he judged them as his enemies. Ubwo rero twagiraga fellowship nge n'abagabo, kuko hari habaye inama y'aba GNS, ariko ntabwo nashoboye kuyitabira kuko icyo gihe nari mfite fellowship n'abagabo. So there were the GNS meeting. I didn't attend because I was to be with the fellowship of men. Twagize fellowship nziza cyane, kuko twaraganiriye twibaza n'ibibazo bitandukanye. Icyo gihe ndumva twaribajije kuri iki cyanditswe pastor yatuganirije, dusanga hafi ya twese nta muntu n'umwe ushobora gukunda umwanzi we cyangwa ngo amwifurize kugubwa neza. So we had a very wonderful fellowship, because we all agreed that we are not able to love our enemies as the pastor preached. Ariko twanibajije ikibazo, ubundi umwanzi wacu ninde mu by'ukuri? Ubundi wowe wakubaza umwanzi wawe ninde, wasubiza karinde? But we asked each other, who is our enemy? Even you ask yourself, who is your enemy? Twebwe rero turi abantu batashobora gukunda abanzi bacu, ariko Bibiliya iravuga ngo mukunde ababanga kandi musabire ababagirira nabi. So we are the people who can't love our enemies, but the Bible says you love your enemies and do good for those who do not wish you good. Iyo usomye Bibiliya usanga hari ibyo itubuza tutagomba gukora, ugasanga hari n'ibyo ivuga tugomba gukora, ariko byose usanga nta na kimwe twebwe abana b'abantu twashobora, kiretse gusa twakiriye ubuntu bw'Imana. So whenever you read the Bible, you come across some verses which says do this, and the other verses which say do not do this, but all we can't accomplish by the power of human. Ari niwegeze kumbaza ngo biranditswe ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigucumuza urinogoremo, aho kujya mu muriro ufite amaso abiri wajya mu ijuru ufite ijisho rimwe. So, and once a person asked me this verse which says, if your eye makes you to commit a sin, it's better that you
you broke it out. Instead of going to hell with 2 eyes, you can go to heaven with 1 eye. nanjye naramubajije nti si ubwo amaherezo ko ubu wakora mu ijisho rimwe n'ubutaha ukazakuramo irindi, ubutaha ukazaca igitsina, ubutaha ukazaca akaboko, ubutaha ukazaca umutima, amaherezo byagenda gutse. And I asked him what will be the end, because today you can remove an eye, tomorrow you remove the other, and another day you cut your part and the leg and until. Tuvugishije ukuri, ubundi Bibiliya ubuzima bw'umwuka bwacu bushingiye ku bintu bibiri, bushingiye ku kwihana no kwizera. To speak the truth is that our spiritual life is based on 2 things. One is repentance, the other is faith. Rero icyo Bibiliya bivuga akenshi inshuro nyinshi ibivuga ku kwihana. So most of the time Bible talks about the repentance. Nasubije uwo muntu ko Imana yashaka kutwigisha kwihana mu by'ukuri. And I answered that person saying that God wanted to teach you how you can repent. Kwihana ni ukwiyanga kandi ni uguhindukira. And the repentance is to forsake yourself and to return. Rero nicyo ubundi uwo murongo nabashije kumusubiza. No mu gihe twari turifite fellowship mu bagabo nabwo nabasomeye iki cyanditswe cy'uburyo turi abantu tudafite itorero, turi abantu bashobora kubaho tugasubira mu bapfumu, kuraguza, bitari gusa mu bigaragara ariko no mu bitekerezo byacu. So that's the way I read the fellowship of men, married brothers, saying that if we do not live in the church, we can be like these people who go to ask from the wrong prophet. Hari bene data abagabo bambajije ngo ubwo se birashoboka ko umuntu yasubira mu bapfumu kandi yarakiriye agakiza ari umwana w'Imana agasubira kuraguza. Some men asked me, isn't it possible after being born again that one can go back to the witch men asking for their victory? Ariko nababajije impamvu Sawuli we mu bwami bwa mbere niwe wishe abapfumu n'abashitsi, ariko igihe yaramaze gutandukana n'Imana atangiye kubaza niba nta n'uwasigaye n'umwe kandi ari we wa mbere wabashije kubica. So but I answered them saying after Saul got on the throne, he killed all the witches and everybody who does not do the godly thing, but after a while he asked if there is one whom he can go to ask. Rero mu by'ukuri mu gihe turi mu itorero rwose tubasha kubaho twishimye kandi ibibazo byinshi tuba dufite mu mitima yacu bikabonerwa ibisubizo. Surely whenever we are in the church we live the happy life and whatever problem comes can get the answer. Uyu murongo kandi nawo nasangije ku wa gatanu ubwo nari ndi muri serire ya Kacyiru. And the same verse I shared with the people who attended the cell meeting of Kacyiru last Friday. Icyo gihe bwo noneho natangiye kuvuga ku kwihana kuko ntabwo twavuze cyane ku bashyitsi n'abapfumu, ahubwo twavuze ku cyo bisobanura aribyo bigereranywa n'ibitekerezo byacu. But my focus was not to bring the history of witches, but I was talking about our thoughts and how we can repent from our thoughts. Rero uyu murongo ubaza ngo mbese kuki tugomba kubaza abapfumu, tukabaza abanyigira, tukabaza abongorera, ese iby'abazima byabazwa abapfuye? So the verse says, why do we have to get advices from the witches, from those who not speak the truth? How can we get the real life or from the people who are dead? Ngo dukwiye kubaza Imana yacu kandi akaba ariyo dutakira. Instead we have to ask, to cry out to the Lord only. Rero mu by'ukuri mbabwije ukuri kiye nk'icyo cyose mbaho nishimye. To tell you the truth is that I live the happy life every time. Niyo mpamvu kubasangiza ubuhamya mba numva nta soni na nkeya binteye cyangwa ngo bintere ubwoba habe na gake. That's why I don't hold myself to share with the church the testimony, and I'm not afraid at all. Rimwe na rimwe twibaza niba imirimo y'Imana wenda yitavuze ngo ku kazi baranzamuye cyangwa naguze isambu, naguze imodoka, uba wumva hari nta cyakoretse. Sometimes we think if no promotion, if I didn't buy a land or whatever, God didn't work. Ariko se ibyo kuki tubishaka no kugira ngo twishime? But why do we seek for such things? It is to seek for the happiness.
none se imana iguhaye ibyishimo mu bundi buryo bwo kuki utabaho wishimye? Suppose God gives you the happiness on the other way. Why can't you live happily? Nizere ko mwese muzajya mutanga ubuhamya igihe cyose imana yabemereye ko mubona uwo mwanya w'ubuhamya. And I wish all of you can book for this time to give a testimony. Ndashimira imana kuba ndi mu itorero ko ari ibintu by'igiciro cyinshi kuri njyewe. And I'm very thankful to God. To live in the church is a very precious thing to my life. Kuba mfite abagaragu b'Imana bangira inama, ibyo kuri njye ni iby'igiciro cyinshi. And having the servants of God who always advise me, it is a very precious thing. Murakoze, ndasoreza hano. I thank you. I will speak up to him.